Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwemeje gukurikira wa Canadien official. Reka dusuze by'umwihariko n'abakunzi bacu bari muri diaspora aho bari bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni amakuru rero ari kugenda atrendinga ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi rero bari kubigarukaho rero muri iki gihe cy'iminsi mikuru, dore ko ari naho nyine byari byateganyijwe ko hari bugwa imvura idasanzwe ikaba yateza iherezo ry'isi, dore ko ibyo ari ibyavuzwe n'umuhanuzi wiyita ko ari umuhanuzi Ebonowa. Uyu nguyu no mu gihugu cya Ghana yavuze ko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 imvura izagwa ari nyinshi cyane maze igateza umwuzure ikiremwa muntu maze kikarimbuka. Mu kugira ngo abantu rero batazashira, yavuze ko yahise ko atangira gukora icyo twakita nk'inguge cyangwa se ubwato bunini cyane kugira ngo abantu bazahungiremo. Benshi rero kuri ubu ngubu batangiye kurira yo kwarika, dore ko benshi batangiye kwirwa imishwaro nyuma yo kugera mu gihugu cya Ghana, ubundi bagasanga byose byari ikinyoma. Aho rero uyu Ebonowa kuri ubu ngubu yababwiye ko imvura itakiguye, dore ko nyine yaramaze kubaka inkuge zigera kuri 2 zose. Gusa we yavuze ko Imana yamubwiye ko agomba kubaka inkuge zigera ku 10. Kuri ubu ngubu rero yaramaze kuzuza inkuge 2, ndetse akaba ari navuga ko nyine ibi byose byari kuba. Hari abantu benshi bagiye baturuka mu nce nyinshi z'isi zigiye zitandukanye, ariko kuri ubu ngubu rero haribazwa ati ese biri kugenda gute, byatewe n'iki se? Ubundi se uyu Ebonowa ni umuhanuzi wa nyawe? Byagenze gute? Igitekerezo yagikuye he? Ashyigikiwe na bande? Dore ko kubaka n'izi nkuge byonyine ari ibintu twavuga ko bisaba ubushobozi buhambaye. Uyu nguyu rero hari benshi bari kubivuga uko bishakiye, bamwe bakabigoreka abandi bakabyica, dore ko nyine ngiye kukuzanira ukuri ngira ngo tubane muri iki kiganiro kugira ngo utaza gucikwa akantu ku kandi. Uti ngo byagenze gute rero? Ubundi bijya gutangira byatangiye ku itariki cyangwa se mu mezi y'ukwezi kwa munane. Mu kwa munane inkuru yatangiye gutrendinga cyane, ariko akaba ari inkuru yatangiriye nyine ara mu gihugu cya Ghana, aho rero uyu nguyu wiyita umuhanuzi Ebonowa yatangiye gukora igikorwa twakita nk'aho ari igikorwa cy'ubusazi. Ni igikorwa rwose gihambaye, dore ko ari igikorwa kirimo n'amafaranga menshi cyane. Ni igikorwa cyo kubaka rero izi nkuge zigera kuri 2. Murabyibuka mu bihe byagiye bibanziriza isi, mu bihe bya kera muribuka ko umuhanuzi Nowa nawe yategetswe kubaka inkuge kugira ngo azahungishirizemo abantu biwe. Murabyibuka ibyo muri Bibiliya tubisangamo cyane. Uyu nguyu rero nawe yahisemo kubikora, ariko abikora nyine mu buryo bw'agakino, aho rero benshi kuri ubu ngubu bamaze kwavuga nk'aho baguye muri manka. Urumva ari abanyamerika benshi bagiye baturuka imihanda yose baje nyine mwiyo nkuge kugira ngo imvura nigwa bashe kurokora rero ubuzima bwabo, haba mu bihugu bya Afurika byinshi bigiye bitandukanye. Ntitwatinya no kuvuga ko mu Rwanda hari abagiye, ntago babura ko baragiye, dore ko yari amaze kuba umwizerwa cyane biciye nyine ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Ebonowa rero yaravuze ko hazaba umwuzure, rero umwuzure uzabasha kwangiriza ibintu byinshi cyane, ndetse nyine n'ikiremwa muntu kikabasha kurimbuka. Aho rero benshi batangiye kugira ubwoba nyine nk'abizera Imana, baravuga ati uko bisa kose ntituzasuzugura Imana, wasanga ari umuhanuzi dutumyeho, dore ko na Nowa burya habayeho gusuzugura cyane birangira rero bibaye. Uyu nguyu nawe rero bavuze ati ibyo byose twibwira cyangwa se uburyo tubihakana nabyo bishobora kuba ari ibya nyabyo, reka tumwumvire ubundi tugende. Bamwe rero mu baturage batuye isi batangiye gupakira utuntu twabo twibanze, ubundi berekeza nyine hano mu gihugu cya Ghana, dore ko ku munsi wo kuri Noheli abantu barengaga ibihumbi bigera mu 100, bitenze umurongo. Hari abantu benshi cyane twavuga ko bari bakabije. Urumva hari abatangiye no kubukinga mbere, hari abatangiye kubukinga mbere bashyika mwakira gihugu nyine cya Ghana mbere cyane y'umunsi nyine byagombaga kuba, dore ko byari biteganyijwe ko bizaba ku munsi wa Noheli nyine, aho rero abakristo cyangwa se Kiliziya Gatolika ibiri kwizihiza ivuka rya Nyagasani. Aho rero uyu Ebonowa yavuze ko we
ariho umwuzure buze gutera isi yose ubundi kiremwa muntu kikarimbuka. Ariko wakibaza ati ese izi nkuge ko zigera kuri ebyiri zubakishwa amafaranga menshi yakuye? Ubundi uyu Ebonowa kugira ngo yamamaze iki gikorwa yari yifashishije imbuga nkoranyambaga, yitabaza aba content creator bakomeye nyine by'umwihariko mu kwisi. Si twavuga ko ari abo mu gihugu cya Ghana gusa kuko nabo ku isi baramufashije, ubundi atangira icyo gikorwa. Mu kugenda rero ibyamamaza, hari abaturage rero bo mu isi bagiye bamufasha bakamuha inkunga, dore ko yahawe inkunga y'amafaranga menshi atagira ingano. Uyu Nowa yakiriye akavagari k'amafaranga. Ayo mafaranga rero bayimuherezaga ngo kugira ngo abashe kubaka inkuge zigera mu 10, dore ko yakiriye akavagari rero k'amafaranga adasanzwe, aho uyu nguyu Nowa rero kuri ubu ngubu cyangwa se ku itariki 25 ubwo byose byagombaga kuba, yafashe video ayishyira ku rukuta rwe nyine yarasanzwe acisha ibikorwa bye, avuga ko Imana yamubwiye ibindi bintu bikomeye cyane. Yaramubwiye ati, cyangwa se we yabivuze avuga ati, Imana yambwiye ati ntabwo ndibuze guteza uyu mwuzure uyu munsi, ndagira ngo ubwire abantu bawe bagende bagume mu ngo zabo bizihize umunsi mukuru wa Noheli, kuko ntabwo uyu mwuzure uri buze. Icyo gihe murabyibuka ko abantu bari batangiye kuhagera mbere. Akibivuga isi yose yahise ko icika ururondogoro, benshi rero batangira kwirwa imishwaro, batangira kubura iyo berekeza, dore ko hagiye habaho n'ibibazo nyine by'umuvundo mwinshi mwa kiriya gihugu cya Ghana, aho uyu Ebonowa yakomeje gutekerezwa rero n'inzego zishinzwe umutekano hariya mu gihugu cya Ghana, ariko bikaba bitabakundiye, dore ko uyu nguyu Ebonowa yamaze no kwibikaho imodoka yo mu bwoko bwa V8 cyangwa se V8, akaba ari imodoka y'abajejeta franga, twavuga ko ari imodoka ihenze. Bamwe rero bakayita ko bavuga ati ya mafaranga yose yayiguriye imodoka, dore ko imodoka nyine yamaze no kwigaragaza ku rukuta rwe rwa Instagram yicayemo, ubona rwose ko ari ibintu yari yateguye kugira ngo arye amafaranga y'abatuye isi. Uyu Ebonowa mu minsi ishize hajya hacaracara amakuru avuga ko yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano bo mu gihugu cya Ghana, ariko nyuma biza kongera kugaruka rero bivuga ngo yongera arekurwa, ahita ko asubira hamwe yakoreraga nyine izi nkuge. Uyu ubundi Ebonowa kugira atabwe muri yombi yabanje gutekerezwaho n'abashinzwe umutekano nyine hariya mu gihugu cya Ghana, baravuga ati ubundi uyu Ebonowa ntago ari gukora ibigize icyaha. Barangije baramufata bajya kumufunga, gusa barebye muri dosiye basanga uyu Ebonowa cyangwa se mu gihugu cya Ghana nyine nta cyaha gihari cy'uko umuntu wiyitire kuba umuhanuzi cyangwa se ari no kubeshya bidahanirwa muri dosiye igize ikoreshwa cyangwa se ifashishwa nyine muri Ghana, ntabwo icyo kigize icyaha. Uyu Ebonowa yahise karekurwa byihuse, ubundi yisubirira rero hamwe yakoreraga izi nkuge zigera kuri 2 yari amaze kugeraho, ubundi akomeza imirimo ye. Yari akomeje rero gutegereza uwo munsi ku itariki 25 nibwo abantu benshi rero bari bafite ubwoba, haba abantu benshi bagiye batandukanye by'umwihariko nabo mu gihugu cy'u Rwanda nabo bari bafite ubwoba, ariko kuri ubu ngubu nyine ubwoba bukaba bwamaze gushira, dore ko ya tariki yamaze kurenga, aho rero benshi bagiye bavuga ati burya aracyari abahanuzi b'ibinyoma, kandi nyine benshi bagiye batanga ibitekerezo bagaruka bavuga bati erega umwami Yesu najya kuza nta n'umwe uzabimenya. Hari benshi rero bagiye bavuga ati uyu nguyu yari akwiye guhanwa kandi agafungwa, dore ko hari video ziri kugenda zicaracara abantu benshi twavuga ko ari abantu benshi cyane bari gutaha basubira mu ngo zabo, dore ko kugeza n'ubu ngubu Noheli yarangiye ariko hari bamwe batarabasha gushyika mu bihugu byabo. Ntabwo barabasha gushyika mu bihugu byabo kuko bari bavuye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo twavuga ngo rero uyu Ebonowa yatumiye abantu bo mu gihugu runaka cyangwa se mu gihugu cye nyine muri Ghana, ahubwo yagiye atumira abantu benshi nyine binyuze ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ari ubutumwa bwagiye busakara nyine wera mu mpera zo mu kwezi kwa 8 kugeza iki gihe nyine kugeza mu kwa 12, aho rero benshi rero bagiye babigarukaho cyane. Bamwe batangira no gutanga amafaranga, abenshi batangira gutega kugira ngo berekeze nyine mwa kiriya gihugu cya Ghana kugira ngo abariho bazinjira mu iyo nkuge, aho benshi rero bari biteze ko bagiye kurokora ubuzima bwabo, ariko mu by'ukuri baza gusanga nyuma ahubwo yari umusikama, yari amubeshyi. Uyu Ebonowa rero akaba ari umwe mu bahanuzi b'ibinyoma babayeho hano ku isi nzima dutuye, ubashije kubeshya agashitura isi yose,
ubundi isi yose ikamera nkaho imwizeye. Uyu Ebonowa yaguze imodoka yo mu bwoko nyine ya V, twabigarutseho ya V8. Akaba ari imodoka rwose benshi bagiye bagarukaho nyine bavuga bati ibintu biratubabaje cyane, ntabwo twari tuzi ko rwose yatubeshya gutya, aho benshi bari kuvuga ati ubundi yari content creator. Kugeza naho imbuga ze zatangiye kuzamuka ku buryo budasanzwe. Uyu Ebonowa ari gukurikirwa n'abantu benshi ugereranyije n'uburyo yatangiye nyine yubaka izi nkuge, aho rero ari gukurikirwa n'abantu benshi cyane, dore ko yagiye anasangiza abakunzi be nyine uko yubakaga izi nkuge. Uyu Ebonowa ubarizwa nyine mu gihugu cya Ghana akomeje rero guterwa katsi nyine n'abakunzi be, cyangwa se nyine n'abakristo be niko twabyita. Yabashije kubeshya bakemera, ubundi bakagenda nyine hariya mu gihugu cya Ghana. Hari benshi rero bakomeje kwibaza uko bazava mu gihugu cya Ghana, muri iki gihugu cya Ghana, dore ko benshi nyine bari bateze bafashe tike nyine ibagezaho gusa gusubirayo batigeze babipanga. Bizeraga ko bagiye kurokoka, bagiye gutangira ubuzima bwo muri paradizo, ubundi bakazabaho nyine imyaka n'imyaka. Twebwe rero tutakiriho, birumvikana twe ngewe nawe uri kumva ikiganiro ntabwo twabaje kujya muri Ghana. Birumvikana ko nyine twe twari kuba twapfuye ku uyu munsi, twari kuba tudahumeka, twari kuba twamaze kugera kwa Jambo. Ariko akibaza uti iki gitekerezo yagihawe nande? Uyu Ebonowa yabonye ko ubuzima buri kugenda bugura mu isi, ahitamo rero kwikorera akantu gacalenjinga isi nyine. Dore ko abantu benshi bakunze kwiyitirira izina ry'Imana ubundi bagakora amabi. Uyu Ebonowa yahisemo rero gukora iki kintu twakita nkaho ari ukwita umuhanuzi, abundi avuga ko ari umuhanuzi watumwe n'Imana, ubundi abanza acucura abatuye isi utwabo, dore ko benshi bagiye bamwohereza amafaranga, abandi bagategura amafaranga y'urugendo. Byari ibintu rwose twavuga ko bidashimishije. Ati ese wowe iyo biza kuba biri mu gihugu cyawe wari kujyayo? Wenda benshi mu Rwanda babangamiwe nuko biri kure, ariko se kiba biri mu Rwanda wari gutega ukajyayo? Uratubwira hasi muri comment. Gusa rero ibiganiro byacu byo nakagaruka, ni gutirakanda subscribe na gusaba kuyikanda ugafungura inzogera kugira ngo nyine byose byiza birano kuri Wakana Daily Official bijye bikugeraho 5 kuri 5. Mwabanye nyita Wakanda. Ndabashimiye.